gentlemen, of course, this is your man coming Joshua Comedian, so aka baby face. Mbibutsa ko mugomba gukora subscribe kuri Zacu TV ndetse nanone mukamfollowinga kuri Instagram ariyo Joshua 250 Joshua Comedian. Yeba namazina itazaka kwa nimuzamfollowinga nka Marina. Maina niwe bavuze ngo yebana naramufollowinguye safi, you know, ndani nimumfollowingure. By the way, you better follow me. So icyo tubafitiye ni nk'icyo bushize twibanze ku cyo bita twibanze ko bita d'amour. Ubu ngubu turi kuri Ndimbati. So what happened to Ndimbati? Ndimbati biravugwa ko yaba yarakorakoza amabye. You know, ni ngomba kuvugishwa ko zino jambo amabere ndaritinya, ndaza kubabwira impamvu ninyi ikintu cyitwa ibere. You know, biravugwa ko yakorakoze ku mabere y'umukobwa ahantu mu kabari, you know, kandi nanone bikavuga ko umukobwa yari ari mutoya. Ikintu kinangaza nuko Ndimbati abihakana. Uburyo abihakana none binasobanutse, you know, ngo mu by'ukuri njyewe sinigeze nigera ishati y'umutuku, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ese nanjye reka mwibarize, Ndimbati niwigeze wambara ishati y'umutuku? Sinigeze nigera ishati y'umutuku rwose, kandi uyambaye niyigeze nayambara. Ese nibyo Ndimbati, wigeze wambara ishati y'umutuku cyangwa niwigeze? Sinigeze rwose. Ahisa bihakana rwose Ndimbati ngo nigeze yambaye kandi aranayambaye. Gusa Ndimbati nyine nkuko bizwi yitwa Mustafa, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibyo byose ni umusiramu ngira ngo. Mustafa ni izina ry'abasiramu, I do think. Gusa abasiramu nabo sometimes arakanu kabo kajya kancangaho. Amazina yabo gasanga umwe bamwita Abudu, undi Abdul Karim, undi Abudu, ukibaza Abdul Karim, Abudu bitandukanye bose ugasanga ni Abudu. Hadija, Kadija, ukibaza nuza yavuye Shakira, ibintu bikagucanga. Gusa we ni Ndimbati. So Ndimbati burya rero kubihakana reka tubyemere. Wenda si we ibiki n'ibiki, gusa ikintu ari impamvu atari kubyemera ibyo ngibyo sinzi, you know. Harimo aravuga ngo umuntu wakoze biri ahubwo ngo ni umuhanga, nawe tekeza umuntu ufata isura y'undi akayikoresha ugasanga ibintu bivuyemo. Se abanyamakuru baramubaza niba ariko bimeze koko, niba yarakoresheje isura ryawe nijwi se. None se umuntu wakoresheje isura y'umuntu urumva adafite ubuhanga bwo guhindura nijwi? Ibyo ni ibintu bisanzwe. Reka twemere wenda ibyo Ndimbati yavuze, gusa ngiye impamvu mvuga nibanze kwibere cyane. Ibere riragoye bro. Ijambo ibere meruka kuryumva ku mugabo bita Museveni abibwira nde Besige. Yaramubwiye Besige amaze gutsindwa, yaramubwiye ngo mu by'ukuri ngo you can play with your mother's breasts. You know, a kid can play with her mother's breasts, but he cannot play with her father's testicles, you know. Ubigena cyane mu Kinyarwanda bishatse kuvuga ngo umwana ashobora gukina n'amabere ya nyina, ariko ntiyakina n'icyo nashatse kuvuga. Yasi nshatse kuvuga wenda amabya, gusa ni ijambo ritavutse. So nibwo mperuka kumva ijambo ibere. Impamvu ngibere ndyemera niyi, impamvu nemera ibere nigeze gukubitwa nzira ibere. Nzira guta ibere bantumye kuri boutique, ngeze kuri boutique nsanga ibyo bantumye sibyo biriyo. Nasanze hari y'umugore, nani namubwira wa mugore ufite amabere mabi. Umugore yankubise ushyiramubwira ese ubumoye iki? Amabere wakigorye warayama. Navugaga amabere y'ibitoki, nayandi mabere y'ibitoki ufite mazima.